Hey my people, mumeze mute? Amakuru yanyu mumeze neza? Kanizere ko mwese Imana ikomeje kubarinda. Ndabashimiye kuba mugiye kunkurikirana kuri iyi video, kandi mukore like, share na subscribe, kandi munabihe inshuti zanyu, munasharinga inshuti zanyu kugira ngo nazo zijye zikurikirana ibikorwa byanjye. Muri iyi video ndi guhata ibirayi, navuye mu kazi nsanga barumuna banjye bari guhata ibirayi, ndavuga ngo reka mbafasheho gakeya. Nari mfite umwanya mutoya nyine, ndavuga ati aka kanya gato mfite reka mbafashe nyine mu guhata ibirayi. Ubwo nyine nabafashe guhata ibirayi, gusa urumva nari ninyabije, ntabwo nari buhamare umwanya munini, narabafasheho gakeya, ariko nyine namaze iminota mike mpita nsubira mu kazi. Urumva nyine umuntu adakunda kuba ari mu rugo cyangwa se ari ibintu nyine arimo bindi, ntabwo umuntu amara umwanya munini mu rugo, biragora. Niko biba bimeze. Ndabasuhuje abantu b'inshuti zanjye bakunda kunkurikirana cyane, bampa support y'uburyo ubwo ari bwo bwose, aho muri hose mwumve ko muri inshuti zanjye kandi z'agaciro, kandi mpora basabira umugisha ku Mana. Imana nyine ibintu byayo nabyo ijye ibigenza neza, kandi mu byo mukeneye gukora byose nzakomeza mbasupotinge, nanjye nzabaha igikwiriye nk'inshuti zanjye. N'abantu nyine bankunda bakurikirana ibikorwa byanjye n'abo tutaziranye, reka nizere neza ko tuzamenyana, kuko birashoboka nyine ko twese twamenyana. Ndabizi ko nyine kumenyana birashoboka. Ubwo nyine nakomeje mpata ibirayi, turi gutera story. Ni abantu bagira story nyinshi, ari kumbwira nyine ibyo ku ishuri ukuntu biba bimeze. Mbese namwe mwarize nyine muzi ukuntu ibintu byo ku ishuri nyine ni ibintu byo kuvugaho bitajya birangira pe, namwe murabizi. Ku ishuri nyine haba hari ibintu bigiye bitandukanye bitabaho. Nyine abanyeshuri benshi nyine baba bagira n'udufuti, mbese ni za story utatera ngo uhage, nyine biba bisekeje cyane. Hano mwese mwize amasegondaire murabizi, haba hari utuntu nyine twinshi two kuvugaho. Abantu bari bafite ibidega byinshi ku ishuri ndabasuhuje. Gusa nyine icyiza iyo umuntu ageze mu buzima bwo hanze birashira, umuntu akamenya ubwenge nyine agakura cyane. Ni ubwana nyine, kandi nta n'umuntu wabirenganyirizwa. Gusa nyine abantu nyine basoje amashuri, Imana izabafashe. Abasoje mu gatandatu cyane cyane, Imana izabafashe ni ukuri mutsinde ibizamini bya leta. Turabizi ntabwo biba byoroshye, cyane cyane muri iki gihe sisiteme yahindutse. Biragoye cyane, gusa Imana izabikora, ntimugire ubwoba, bizakunda, bizagenda neza. Urumva nyine kubera ko nari mvuye mu kazi, bahise bahamagara ngo nkasubiremo. Ubwo nahise nsubirayo, ntabwo nabafashe utuntu twinshi, nafashe nyine ibintu bike cyane.
video yanjye nyine nayirangiriye, kandi mwakoze cyane umuntu wese wayumvishije, yakoze cyane. Nzajya nkomeza mbaye video vlog se, ariko nyine mbaye n'utundi tuntu tw'ubwenge twagira icyo duhindura mu buzima bwanyu, cyangwa se nko kubabwira akandi kantu mutazi se, cyangwa se na bya bindi uzi utibuka, byandi nyine umuntu aba yaragiye ahura nabyo nyine atibuka. Bimwe mu byo nzagenda nanjye menya, nzajya bibaganirizaho. Mwakoze cyane, kandi mukomeze kunkurikirana, mukomeze kunkunda, kandi ni byiza cyane kuri njye. Mukomeze kora subscribe, musharinge, murayikinge, byose ni ingenzi. Murakoze cyane, kandi Imana ikomeze ibahe umugisha. Bye.